abakobwa batewe amada n'abakobwa babafasha nagarukiye mu kiburamwaka ariko se mwana ubundi wabaye cyane mwa uri wa musore nimba ari ibyurizi namya ndagasa ubwo sida ibi bintu ni shyashya mwa ako ibi tubivemo none se uyu munsi twari kujya kureba match mwa uyu munsi ni kwa kanga uyu munsi ni kwa kane hakusha uzuko wacuramye uzuko wadwaye n'ubwenge bwawe buradwara man turi kwa kane niko narebye no muri phone mbona ni kwa kane munsi turi kwa gatatu wa kintu turi kwa kane wowe nose turi tariki zinga uyu munsi ari tariki ndazibuka turi kwa kane uyu munsi turi kwa kane sha Jesus hajya warumbwiye ko turi kwa kanga turi kwa kane ubwenge bwawe bwaracuramye uyu munsi turi kwa gatatu wa musore wumvisha ko byagucanze uyu munsi turi kwa gatatu kanumvira uyu munsi ntabwo turi kwa gatatu turi kwa kane wowe ahubwo kambe nigendesha wowe ndabona byawe rwose ntabi uyu munsi twari kujya kureba match ibyo bintu urabizi uyu munsi ntabwo uzi ko dufite match hajya kwa kane hari match kwa kane sejo ndabanza mamagare kuri ribu mbabaze shagenda kaze nigere kwirebera match share reka nigere uyu munsi ni kuwa kane ntabwo kubyumva neza kaze banza mamagare kuri ribu mbabaze ntabwo nabyemera ko uyu munsi ari kuwa kane Hello. Ni kuri ribu. Aha. Aga service umuza aga service nshaka kubasaba. Banyita Gisunzu. Merereye mu kagari ka Nyamabuye. Narindi kumwe na gikuru cyanjye bitwa Isaac. Nyine nge na gikuru cyanjye twari turi kujimaka ngo uyu munsi ngo turi kuwa kane da ubu si turi kuwa gatatu nyine nagira ngo munsaba ko mbasaba ko ga service mukansobanurire njya numva ngo kuri ribu mujya mufasha abantu n'abakobwa batewe amada n'abakobwa babafasha nagarukiye mu kiburamwaka ankuriye ariko turareshya nagira ngo mumfashe none se ubwo kuri ribu nta kintu mushobora kumfashara mukurikirana njyewe se naba nabatwaye iki se sawa reka tubyihorere rero nababazaga ubusa barankubye we bagiye kunkurikirana kanze mbaze kanze mamagare ku cicaro cya MTN bo mbibariza ariko kuri ribu ngo barankurikirana mfite ubwoba ko bari kunkupa se kandi mfite ubwoba baze baje kuba
Allo? Ikintu nshaka ko mumfasha ku cyiciro cyo ase undi ko mutambajije amazina muzi ndinde. Funke! Nitwa Gisunzu merereye mu kagari Kanyamabuye. Ikintu nshaka ko mumfasha mukuru wanjye yarari kuwumbeshya ngo uyu munsi turi kwa kane kandi ngenzi ko turi kwa gatatu. Uyu munsi mwambwira umunsi turiho. Ntabwo mwabifashamo umuntu ra? Sawa murakoze. None se boss waretse nkabanza nkajya kunyara. Funke! Niho kimara urabunyara. Ko nshaka gukora ibikomeye se boss. Ase boss waretse nkabanza nkajya kunyara. Ntabwo